burya ngo nukugira ngo aturinde kuzahagarara mu rubanza ziriya manza ziri imbere. Imana arishimwe cyane. Iki kintu mwumva cyitwa gucirwa urubanza burya n'ubuzima bw'umukristo. Ufite umukristo muzima kimwe mu bimuranga no gucirwa urubanza. Ntabashe kurarana icyaha ngo akirengeho akigishirizeho. Umuririmbyi akirepetereho akiririmbireho. Umunyamasengesho agira ate agisengereho. Umushumba kimanyureho umutsima atangiga burorogera. Uwo muntu muzamenye ko yarangije. Umuntu ubasha gukorera hejuru y'icyaha akagihanuriraho akagisengana byararangiye akakiriraho amaturo y'abera bayatanze bakirana. Ibyo bintu burya ni bibi cyane. Tuzamanukana nawe twitwa Yerusalemu nshya irimbishijwe nk'uko umugeni arimbishizwa umugabo we aje juste gushyira ubwami. Duhita tugiye ku cya kane, ubwami bwe hehe? Muri Yerusalemu. Yerusalemu mu Bisirayeli iriya yo hepfo hariya rwose, iyo muri Aziya rwose byonyine koko uko hari ureba. Impamvu iki Yerusalemu, impamvu nubwo wenda twazabigeraho mu buryo burambuye kujya Isiraheli cyane. Impamvu nuko ubu bwamazabaje gutangiza mu isi bwahanuwe uhereye kera kose. Umunsi w'Uwiteka urimo impanda y'imperuka ukazazamwo n'iki n'imperuka y'isi. Yego kabyumvise. Menyesha abaduteze amatwi ko impamvu haleluya iki kiganiro kiraryoshye ariko kiraryoshye abitonde bakitondera. Ubundi tubanza dusobanurira abatwumva kuki hashyizweho impanda yo kuzamura itorero ntiririndire imperuka y'isi. Ntabwo ari amahirwe y'abanyamahanga, no, ni amahirwe ahabwa gusa. Haleluya, ni amahirwe yahawe gusa Abisiraheli. Reka bisobanure bene Aburahamu, reka bisobanure muze binsomere Abaroma 11 umurongo 25 kugera no 8. Ese burya n'Abayuda bagicikeho wari ukiringiye atyo avanamerwe mu isaho nako yasubize mwe abanyamahanga ni murimo. Ese twanabamo byo mbere yuko ngiye gusoma uyu murongo uyu muntu wanga kwihana kiri umujene akavuga ngo ubwo azi ko azamara imyaka 200 kuri iyi si ngo azacungurwa n'amaraso ye. Ejo bundi tumushyingura. Suko se nsomera Abaroma 11. Reka dutangire tubasuhuza tunabahereza ikaze kuyobokamana TV ndetse na kuri Evangeliser Le Monde TV. Amakuru bike meze neza nta kibazo yawe. Navuga Evangeliser Le Monde TV ni chaîne yivuga butumwa ikorera ku mugabane w'Iburayi ariko naha mu Rwanda birumvikana. Harerimana Felix wagize icyo gitekerezo cyo kuyitangiza. Reka dutangire tumusuhuza cyane turamuha ikaze. Iki kiganiro kirabare broadcast kuyobokamana TV ndetse no kuri Evangeliser Le Monde TV. Bike reka tumushimire cyane waje kuyihagararira. Reka rero mbere yuko nakira bano batumirwa bacu bajye kutuganiriza ibintu bikomeye muri buze gufashwa ni ibintu byinshi musanzwe mwibaza muri buze gusobanukirwa. Dusabe babanze badushyira imbere y'Imana. Pastor Zigirinshuti Michel ubundi tuze tukomeza noneho n'ikiganiro mbere y'ibindi byose. Imana yaremye ijuru n'isi n'inyanja n'amasoko, uno munsi kuduhaye uyu mwanya ndagushimiye kuba duteguriye uyu mwanya ngo tugaburire ijambo ryawe, tugaburire abera ijambo ryawe, isi yose ibashe kumenya bimwe mu byo yibaza uko umwuka wawe wera adushoboza. Ndasenze ngo bane natwe mwami kuri iyi ntego tugiye kuganiraho, utuyobore, uduhe uburyo bwiza bwo gukora uyu murimo wawe. Umwuka wera tubashishe gusobanura ibyo abantu badasobanukiwe, kandi byose kubw'umurimo wawe. Nkuko wowe Yesu yagiye wivugira kenshi uti nta cyubahiro nshaka ndagishakira uwantumye, natwe turashaka izina ryawe rishyirwa hejuru. Urakoze ngo dufashe muri byose mu izina rya Kristo Yesu umwami wacu, amen. Amen. Arakoze umushumba kudushyira imbere y'Imana. Muratangira rero mwibwira abantu badukurikiye kugira ngo bamenye ngo ni bande tugiye gufatikanya muri iri vuga butumwa. Murakoze, mbanje kubasuhuza ari mwebwe tugiye gufatikanya nyine nk'abanyamakuru bacu muhagarariye uyu murimo, kandi dushuhuje n'abandi bose batwumva batureba, tubifuriza amahoro n'imigisha y'Imana.
nge nkaba ndi pasoro nzabona impakanizi yose utari umushyitsi kuri ibi binyamakuru. Imana iduhana umugisha twese, amen. Amen. nanjye ni Pastor Michel Zigira inshuti, nanjye ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo. Mwese baduteze amatwi mu Rwanda, ku mugabane wa Afurika n'indi migabane yose aho mudukurikiye, Imana ibaduhera umugisha. Ukuba basuhuje rero niko natwe dusuhuje abantu bose badukurikira bariherereye ahantu hatandukanye mu ntara y'amajyepfo ndetse n'amajyaruguru, iburengerazuba n'iburasirazuba, mu mujyi wa Kigali, muri diaspora, mu bihugu bitandukanye bya Afurika, hakurya Bujumbura. Dufite abantu benshi badukurikira batwereka yuko babana natwe. Imana ibaha umugisha mu mijyi itandukanye y'igihugu cy'u Burundi ndetse n'ahandi muri East Africa no mu bindi bihugu bya Korea Afurika, ku migabane itandukanye, Burayi, Amerika, muri Canada, Australia, Oceania n'ahandi hose mwese mwumve yuko tubasuhuje, mukomeze mugubwe neza kandi Imana ikomeze kubaha umugisha. Aba bantu rero duteranije ni abantu bazwiho kuba bigisha beza b'ijambo ry'Imana, niyo mpamvu tugiye kubifashisha. Ikiganiro tugiye gukora muri buze kumvamo ibintu byinshi cyane bifite ahantu bihuriye, niba ndi bubyite wenda iminsi ya nyuma cyangwa imperuka, cyane cyane turaba tuvuga ku munsi w'imperuka cyangwa umunsi w'Uwiteka bavuga muri Bibiliya. Turavuga ngo umunsi w'Uwiteka nugera ngo bizagenda gutya, umunsi w'Uwiteka nugira bizamera gutya. Ariko noneho ndatangira nshaka kumenya ngo ubundi iyo bavuze ngo umunsi w'Uwiteka ni uwuhe, ni iki, bishatse kuvuga iki, kugira ngo abantu badukurikiye bagende basobanukirwa ibijyanye n'uyu munsi. Reka ikibazo cya mbere kibi cyo ngicyo cyo gusobanukirwa ngo umunsi w'Uwiteka ni uwuhe, ni iki. Umunsi w'Uwiteka ubundi ukubiyemo amagambo menshi, ukubiyemo imirongo myinshi, n'ubundi iminsi yose ni iy'Uwiteka. Yego. Ariko uyu hari impamvu witwa umunsi w'Uwiteka. Yes. Dusabe umushumbakanizi yabanza atangire gatoya. Yego. Murakoze cyane. Ubundi ibintu byose dukora hano kuyobokamana ndetse na Evangelize Le Monde no mu bundi buryo bwose bwo kugaburira abera ijambo ry'Imana bikomoka mu ijambo ry'Imana nyine muri Bibiliya. Bibiliya rero akaba ariyo itubwira ibyerekeranye n'umunsi w'Uwiteka. Nicyo gituma ngira ngo tubanze dusome amagambo yanditswe mu gitabo cy'umuhanuzi Zefaniya, igice cya mbere, umurongo wa 14 kugeza ku wa 16, aho ijambo ry'Imana riravuga ngo umunsi ukomeye w'Uwiteka uri bugufi, ndetse umuhindo wawo ugeze hafi kandi urihuta, intwari irataka inyinyiriwe. Uwo munsi ni umunsi w'uburakari, ukaba umunsi w'amakuba, ukaba umunsi w'umubabaro, ni umunsi wo kurimbura no kwangiza, ni umunsi urimo umwijima n'ibihu, ni umunsi w'ibicu n'umwijima w'icuraburindi, ni umunsi wo kuvuza impanda n'induru bivugira imidugudu y'ibihome n'iminara miremire. Amen. Noneho rero aya magambo umuhanuzi yeretswe n'Imana akayahanura avuga ibyerekeranye n'umunsi w'Uwiteka, iyo nyine bije gutyo nk'uko Pastor Michel yarabivuze, ugira ngo ni umunsi umwe, ariko ni umunsi ugiye urimo imyaka myinshi, ariko byose bizayikorwamo bikitwa umunsi w'Uwiteka. Uwo munsi w'Uwiteka rero ukaba ugizwe n'ibintu bitandukanye, bimwe muri byo tuza kugarukaho nk'abigisha bashyizwe imbere yanyu. Nkaba ngira ngo mbanze mbabwire ibiranga umunsi w'Uwiteka, nubwo tutaza kubivuga byose muri iki kiganiro, ariko nibura tugira iby'ingenzi, nubwo byose ari iby'ingenzi tuza gukuramo dukurikije igihe dufite uko kingana. Uyu munsi w'Uwiteka ugizwe n'ikintu cyitwa kuzamurwa kw'itorero ry'Imana. Itorero ry'Imana ntabwo rizaguma muri iyi si irigira uko mubona igira, amaherezo rizazamurwa nk'uko mwene data aza kubibabwira. Noneho n'ibindi bizagenda bikurikiraho nyuma yo kuzamurwa kw'itorero. Uyu munsi nawo witwa umunsi w'Uwiteka, kuzamurwa kw'abizera n'ibizabakorerwa bageze mu ijuru witwa umunsi w'Uwiteka. Urwandiko rwa mbere Paulo yandikiye Abatesalonike ibice 4 umurongo wa 13, umwigisha araza kubitubwira abivuye imuzi. Icya kabiri kigize umunsi w'Uwiteka ni umubabaro ukomeye.
uzaba mu isi nyuma y'uko itorero ryayikuwemo. Niho ab'isi bazamenya burya ko itorero ryari riyifatiye runini, nubwo ryagaragaramo abantu batagira ubwenge bwinshi n'amafaranga menshi, ariko ubutunzi bubarimo bufasha isi. Nyuma yo kuzamurwa kwabo hari ibizasigara biyiberamo nabyo, umwanya udukundiye twabivugaho tukaza kugira icyo tubibwiraho abatwumva. Noneho rero icya gatatu, kugaruka kwa Yesu mu cyubahiro cye, akabonwa n'abari mu isi, kuko ubwa mbere agiye kuza, nkunda kuvuga ngo uku kuzamurwa kw'itorero kuzabonwa gusa n'abazamurwa n'abanyetorero, ab'isi ntibazabirabukwa. Ibyo byaza mu bisobanuro by'inyigisho. Hari umunsi rero noneho uzakurikiraho nyuma y'igihe kirekire Yesu ari kumwe n'itorero rye mu gihe kingana n'imyaka 7 hirya y'ubu buzima bwa none, azagarukana naryo aje kwiyereka abari mu isi ku mugaragaro. Impamvu izabimuzanye nayo izagenda isobanuka mu kwinjira neza muri iri somo. Intambwe ya kane mu bigize umunsi w'Uwiteka ni itsembwa ry'inyamaswa n'umuhanuzi w'ibinyoma n'ingabo zabo, kuko mu gihe abami bo mu isi n'ingabo zabo bazibeshya babonye Yesu amanutse mu bicu ari kumwe n'abera be bose, bazibwira ko ari ikindi gitero kivuye ahandi bikoranyirize kumurwanya. Bibiliya izaduha ishusho y'uburyo bazaneshwa n'ingabo zabo. Ikindi kigize umunsi w'Uwiteka nanone muri ibi bimenyetso byose bigenda bigaragaza yuko hazaba ibintu bikomeye nyine ku munsi w'Uwiteka. Turabibwirwa n'ikindi kimenyetso cya gatanu kigaragaza neza uburyo cy'umunsi w'Uwiteka uzaba uteye. Uwo munsi ugizwe nanone n'iki kintu kigaragara mu byanditswe byera, cyitwa ubwami bwa Kristo bw'imyaka 1000. Icya gatandatu ni ibohorwa rya Satani akongera gushaka kurwanya Yesu n'abera. Hari akantu kamwe twatarutse kwitwa akagengo ka gatanu, kavuga urubanza rw'amahanga yose. Urubanza rw'amahanga yose bari gucirwa imanza na Kristo aramperera ari umwami nyabami. Iki ngiki ni uko tuzakiganira mu mwihariko wo kuvuga ku byerekeranye na Isiraheli. Nicyo cyari gitumye ngitaruka, nagitarutse mbishaka. Noneho rero hakaza ubwami bwa Kristo bw'imyaka 1000. Hakazakurikiraho ibikorwa bya Satani akongera gushaka kurwanya Yesu n'ingabo ze n'urubanza rwe rwa nyuma. Hakakurikiraho icya 8, umuzuko wa kabiri, kuko ejo bundi mu kuzamurwa kw'itorero harazuka gusa abapfuye bizera Yesu Kristo. Ariko ku muzuko wa kabiri, guhera kuba mu gihe cya Adamu cy'isezerano rya kera kuzageza mu bazaba bariho icyo gihe mu myaka 1000 iri imbere, hazabaho umuzuko w'abantu bose baremwe mu ishusho y'Imana, noneho bajye gucirwa imanza. Bibiliya izabitubwira ibivuye imuzi. Icya 9 ni ikurwaho ry'ijuru rishya, by'ijuru rya none n'isi ya none bigatsembwa n'umuriro. Ibyo Bibiliya nabyo izabitwereka. Icya 10 ni iremwa ry'ijuru rishya n'isi nshya, hakabaho abantu bakabana n'Imana, ndavuga bera bayo mu buzima Bibiliya yita ubwiteka ryose. Sikabirarangiye. Amateka ya Bibiliya naho azarangirira, habeho ibindi bintu bishya tutigeze tubona. Izi ni inyigisho zibateguriwe mwese abatwumva n'abatureba, tudashaka kwiyerekana ubwacu, dushaka kwerekana iherezo ry'ubukirisitu. Ejo mutazajya mugira ngo nugupfa kwizera gusa no kureka ibyaha abandi binezeza. No, dushonje duhishiwe. Ibi bintu bituri imbere, kandi muzabona ko gukurikira Yesu tutibeshye. Ngaya rero amagambo akubiye mu munsi w'Uwiteka, ari nabyo tugiye kureba. Ibyo tuvugamo nonaha, ibindi bizaza mu bindi biganiro, kuko ntidusoreza aha ngaha. Murakoze. Yes, bakunze iby'Iyobokamana TV ndetse na Evangelize Le Monde TV, mubyumve neza. Murumva ko iyi teme igizwe n'ibintu byinshi. Muri ibi byinshi bibigize hari ibyo tugiye kuvugaho, bagiye kuvugaho bakabidusobanurira, ariko ibitarangira iyi ngiye iraba iri part 1. Hazaza n'ibindi bice bitandukanye kugira ngo abantu ubwoko bw'Imana bukomeze kugenda busobanukirwa. Ngira rero ngo ntabwo ari ikigano kiri buze kuzamo ibibazo byinshi, usibye kujya mbaha umwanya w'ijambo kugira ngo mugende mutuganiriza. Ntekereza yuko tugiye guhera no kuri ya ngingo, cya kintu cya mbere, kuzamuka kw'itorero, ubundi mugakomeza noneho igihe kiri buze kutwemerera. Ibyo turaho turaba tugereje turagarukira tukica igice cya mbere. Noneho nkuko nyine mubyumvise,
mushumba Nzabona Mpakaniziyo atubwiye ibintu 10 bigize umunsi w'Uwiteka. Ubwo yabivugaga natekereje ngo kugira ngo abantu batibaza ngo umunsi umwe wavamo indi myinshi gute, ni ikintu cyoroshye kucyumva. Ni nk'uko iyo tuvuze umunsi wose uba urimo amasaha menshi. Yego. Dore uyu ni umwe, ariko tugeze ku isaha yawo ya 6. Yego. Nuriya nawo witwa umunsi w'Uwiteka, ariko Imana ikazawukoramo ibintu byinshi. Yego. Bitari umunsi umwe gusa, ahubwo yashimye kubikubira mu cyo yise umunsi umwe. Yego, birumvikana. Murezi ko yashyizeho ibihe. Bwa mbere duhere kuri iki twumvise cyitwa kuzamurwa kw'itorero. Itorero rizazamuka. Kandi wagerekaho mushumba. Yego. Ku byerekeranye n'uko umunsi w'Uwiteka urimo imyaka n'ibihe byinshi. Yego. Ni hariya muri Petero ibice 3 umurongo wa 9 ngo umunsi umwe ku Mana ni nk'imyaka 1000. Kandi imyaka 1000 ku Mana nayo ni nk'umunsi umwe. Ibikora uko ishaka mu bumana bwayo, ntawe uri hano yiteguye kuyigisha impaka. Ari nayo mpamvu mubona abantu bose bayishyuza ibyo yavuze babariye mu minsi ya kimuntu. Barayoba. Bahita bumva ibakerereje, bahita bumva ibatindije. Nuko baba babariye mu minsi ya kimuntu, kandi Imana yo imyaka 1000 ku Mana ari umunsi umwe wacu. Dukomeze rero. Ariko pastor, wenda mutararenga aho ngaho umuntu uri kwa kino kiganiro, hari ikintu yakwibaza nanjye nibajije. Uyu munsi w'Uwiteka turawurindiriye cyangwa tuwurimo? Tugendeye kuri ibyo byuko atari umunsi umwe. Turawurindiriye. Kuko uzabanzirizwa no kuzamurwa kw'itorero. Okay. Iki mu nyigisho nagiye ngisobanura kugira ngo abantu babyumve ko bagomba gutandukanya. Umuntu wese ukijijwe, yewe n'abadakijijwe bari mu byumve ko bagomba kumva ubutumwa bwiza. Hagomba kuba gutandukanya icyo twita impanda y'imperuka n'imperuka y'isi. Yego. Buryo ibintu ntabwo ari bimwe. Impanda y'imperuka iruko nayo izabanza. Imperuka y'isi kazaza nyuma. Kandi murabyumvise ngaho. Muri izi ngingo 10 batubwiye zigize umunsi w'Uwiteka. Burya mu by'ukuri hashatse kutwereka yuko umunsi w'Uwiteka urimo impanda y'imperuka, ukazazamwo n'iki n'imperuka y'isi. Okay. Yego. Kabyumvise? Yes. Menyesha abaduteze amatwi ko impamvu, haleluya, iki kiganiro kiraryoshye ariko cyane. Kiraryoshye, abitonda bakitondera. Ubundi tubanza dusobanurira abatwumva kuki hashyizweho impanda yo kuzamura itorero ntiririndire imperuka y'isi. Hakabaho umwihariko waryo. Biriya Yesu yabitewe nuko yarabonye umunsi w'imperuka ngo ari ibanga rya se wenyine. Ibyo abasomyi babiri bose barabizi. Kuko aravuga ngo uwo munsi ni umwana ubwe. Umwana ngo ntago awuzi, n'abamarika bo mu ijuru ntibawuzi, ni ibanga rya Data wo mu ijuru wenyine. Noneho Kristo Yesu we nk'umukunzi w'itorero ategura ko hazabaho impanda kugira ngo bibe umwihariko w'itorero rye. Kuko yarazi uruzaba, yarazi ibizaba. Yego. Ari nayo mpamvu mu magambo ngiye kuvuga hanga mu kuzamura kw'itorero, kandi simpatinda kugira mfate izi ngingo mu Byahishuwe 12 haba ku murongo wa 6 haba no ku murongo wa 13. Reka nse muze hansomera hane kuri hansomera mu twavuga. Hazamwe amagambo yitwa guhungishwa. Yego. Byahishuwe 12. Donc hazamo amagambo yitwa guhungishwa. Itorero rizataha ntirihungishijwe. Yego. Nansomera imirongo yombi mwumve. Byahishuwe 12 umurongo wa 6 n'uwa 13. Haravuga ngo ku murongo wa 6 abariho dutangirira, uwo mugore ahungira mu butayu. Uhunga kuraje rero byumvise. Aho afite ahantu yateguriwe n'Imana kugira ngo bamugaburireyo kumara iminsi 1260 iminsi 1260. Aha, ngansomera 13 rumve. 13 hakavuga ngo nuko cya kiyoka kibonye yuko kijugunwe mu isi kijya guhiga wa mugore wabyaye umuhungu. 14 umugore ahabwa amababa abiri nk'ay'ikizu kinini kugira ngo aguruke ahungire mu butayu ahantu he ahagaburirwa igihe n'ibihe n'igice cy'igihe. Urakoze cyane. Amen.
abaduteze amatwi mwumvise ko hano hari imirongo yombi dusomye hajemo ijambo ahungire, ahungire, ahungishirizwe, ajyanwaho, ahungire aho yateguriwe. Yego bivuga ngo kuzamuka kw'itorero rero kuzaba ari uguhungishwa. Icyo ni kugitindaho rero. Itorero rizazamurwa rijyanwe mu ijuru, ariyo mpanda. Uwo ni umunsi wa mbere. Donc ni umunsi w'Uwiteka, ariko niwo munsi wa mbere. Turawutegereje kuko cyo warumbajije. Ubu turawutegereje. Nirimara kuzamurwa rivuye no ku isi. Mu rwandiko rwandikiye Abatesalonike haravuga ngo ubu niryo ribujije amayoberane y'urya mugome gukora. Abyumvise ngo uko ntashobora gukora ku mugaragaro w'umubuza atarakurwaho. Niko handitse. Abatesalonike ba kabiri igice cya kabiri kuva kuri 5 kugera ku 12. Burya niwe bavuga ni itorero ribujije gukora. None mu Byahishuwe 20 hakavuga yuko mbere yuko Yesu azamura itorero, haravuga ngo mbona marayika amanuka ava mu ijuru afite umunyururu munini. Niko handitse mu maboko ye, kugira ngo abohe ya nzoka ya kera ariyo mwanzi na Satani. Ayo mazina nayo tuzagaruka ikindi gihe, burya Satani afite amazina menshi. Abohe iki? Ya nzoka ya kera ariyo mwanzi na Satani. Icyo gikorwa kizakorwa cyo kuboha Satani kizaba gikozwe kugira ngo atabangamira. Ndumva batwumva bumva icyo Kinyarwanda, kubangama, guteza mbuteyaje, kubangamira igikorwa cyo kuzamuka kw'itorero. Abohwe. Aho kantu ko kubohwa ngo atabangamira kuzamuka kw'itorero, nirimara kugenda azabohorwa. Niyo mpamvu umunsi wa kabiri rero na ku kindi kintu kizaba mu munsi w'Uwiteka cya kabiri cyabaye umubabaro. Binzanira hafi mwereke. Cyabaye umuki umubabaro uzaba udasanzwe. Uwo mubabaro uzaba udasanzwe uzaba utewe n'uko abohowe, abohoranwa umujinya udasanzwe. None na wa Antikristo, yego, wari warabujijwe gukora n'iki n'itorero, icyari kimukingirije kimaze kuvaho rero, maze akore nyabyo. Niyo mpamvu icyakora cyabaye igihe cy'umubabaro ukomeye uzaba mu isi nyuma yo kuzamurwa. Biri muri Matayo ibice 24 umurongo wa 21 n'ibice 7 by'Ibyahishuwe umurongo wa 14 n'ahandi henshi. Hakaza ikintu cya gatatu cyiswe kugaruka kwa Yesu mu cyubahiro cye akabonwa n'abari mu isi bose. Ayo niyo magambo musanga mu Byahishuwe 21 hamwe avuga ngo mbona noneho Yerusalemu nshya imanutse irimbishijwe nk'uko umugeni arimbishirizwa umugabo we. Wabyumvise? Icyo gihe tuzaba tumaranye nawe imyaka 3 n'igice, yagabanyijwe mu bundi ni 7 ubundi kuva tuvuye hano ni 7. None ngiye 7 bagabanyije mu 3 n'igice, itorero rizamarana na Kristo aha hantu badusoye mu Byahishuwe, ahungira ahantu heho mu butayu. None pastor, wenda utararenga aho ngaho, no kuvuga yuko itorero nirimara kuzamurwa hari igihe rizongera kugaruka mu isi riri kumwe na Yesu. Ariko iyo migarukire ntugire ngo rizagaruka rigaruka aho ryari riri, ngo uvuge ngo paruwasi ya Gasave nzaka Gasave, ngo paruwasi ya Gihundwe nzaka Gihundwe. No. Ashwe kugaruka ndagusobanura. Aho tuzamurana n'imyaka 3 n'igice azaba dukorera ibintu bibiri bikomeye by'ingenzi. Icyambere ngo ni ukudufasha umwiteguro ukwiriye kugira ngo tubonane n'Imana tutari umugayo. Wabyumvise? Sinzi ikindi gihe nigeze mbisobanura, ariko mbabwira ko ubu nubwo ureba turwana intambara tukagerageza kwezwa tukitunganya tukagira dute, ntabwo turashyikira kwera kwabona Imana. Ntituratagatifuzwa. Urakoze cyane. Ntituratagatifuzwa. Donc kwera kwabonana n'Imana, urabyumva, ntabwo turakugira inaha. Ariyo mpamvu Paulo yandikiye Timoteyo yaramubwiye ngo ni Imana iba mu mucyo utegerwa. Nta muntu ugeze kwibona, nta n'urayireba. Yesu rero azadufasha kudutegurira kuyibona tutamwaye. Mu mumpera icyo arashimye cyane. Haleluya. Ako buretse ngasobanura kantu. Urabona iminsi umugeni akundana n'umuhungu, reba iminsi bamarana barashimanye, uyibona? Reba iminsi amara amurambagiza igihe kikagera bakaza mu muryango bakiyerekana, birebe. None ugende ugera ahantu
umugeni amara umwanya kugeza ubwo akerereza abantu ari mu cyumba bariho bamutunganya. Mu by'ukuri ikintu baba bakora kuri uwo mugeni adasanga we n'igiki. maze umwaka we yarasabwe, Vraiment yarasabwe, yarakuwe, igikumwe cyaratewe, inkwano zaratanzwe, bamuriho ngo bagire gute, bamutunganya kugeza ubwo abantu bari hanze banankarara ku zuba aho ngaho ngo nimwitonde. Nawe wari ubonye kandi cyane rwose urya mwanya bamarana n'umugeni ngo bamutegure. Haleluya, niwo mwanya Kristo azatumara n'imyaka 3 n'igice. Wabyumvise? tuzaba turi hehe? Tuzaba turi ahantu ahantu hitwa ahantu twavuye mu isi, twavuye mu isi, turi ahandi hantu. Burya mu mategeko ya teolojiya kirazira kubwira abantu aho hantu hariho, kuko na Bibiliya ntiyahavuze. Ntabwo muhazi. Na Bibiliya ntiyahavuze, ni ahantu ho mu ijuru, ho mu ijuru kandi. Wabyumvise? Icyo nababwira ni uko nituvuga ngo ahantu ho mu ijuru, ndabasaba kujya mubitandukanya n'ibitwita 9 planète, imibumbe 9. Ntabwo tuzaba turi muri iyo mibumbe, please. Oya, aho ngaho ibyogajuru bijyayo. Tuzaba turi ahantu hatagibwa n'ibindi bintu. Noneho rero cyakare azadufasha ngo azadupimira imirimo, kugira ngo imirimo abera bakoze ibi imirimo iri bien présentable, imirimo umuntu yamurika ntasebe. Haleluya. Aho tuhave rero tugere ku cya gatatu cyatubwiye ngo kugura kwa yamagambo nabwiye ngo azamanuka. Noneho ni nabyo mbajije mu kanya utari ko tuje ku isi, no cyo kora ari ku isi ariko hatari iwanyu n'iwacu n'iwabo. Tuzamanukana nawe twitwa Yerusalemu nshya irimbishijwe nk'uko umugeni arimbishizwa umugabo we aje juste gushyira ubwami. Duhita tugiye ku cya 4, ubwami bwe hehe? Muri Yerusalemu. Yerusalemu mu Bisirayeli, iriya yo hepfo hariya rwose, iyo muri Aziya rwose byonyine koko pe uko hariya ureba. Impamvu kubera iki i Yerusalemu? Impamvu nubwo wenda twazabigeraho mu buryo burambuye, impamvu nuko ubu bwama azabaje gutangiza mu isi bwahanuwe uhereye kera kose. Mu gihe cya Dawidi Imana yamubwiye ko itaziruhutse itarashyira umwe w'abakomoka mu rubyaro rwe ku ntebe ya cyami. Iyo ntebe si iyo mu ijuru, azayishinga hari i Yerusalemu. Ibuka amagambo ngiye kuvuga amagambo nk'abiri akomeye y'ubuhanuzi. Ni mwibuke amagambo Yakobo yavuze kuri Yuda arimo ahesha abana imigisha. Here kuri Rubeni aramanuka, ba Simiyoni, ba Lewi, ba Dani, ageze kuri Yuda aravuga ngo Yuda we ngo wowe ngo ndakureba sha, ngo ndakureba ukuboko kwawe kuzaba ku ijosi ry'abanzi bawe, ngo ndakureba ngo inkoni y'ubutware ngo ntizava mu maboko yawe, ngo nyirayo ataraza, ngo niba amahanga yose azumvira. Umva ikindi, umenye ko Nebukadinezari burya arota. Nigeze kubisobanura mu cyigisho kimwe, abatwumva bari bubyibuke. Nebukadinezari arota inzozi, akarota igishushanyo. Murakibutse? Yego. Igishushanyo cyari gifite umutwe w'izahabu, igihimba cy'ifeza, ibibero by'imiringa, imirundi y'ibyuma n'ibirenge by'ibumba. Murabyumvise hari? Umutwe w'izahabu, igihimba cy'ifeza, ibibero by'umuringa, imirundi y'ibyuma n'ibirenge by'ibumba. Burya byashushanyaga ubwami 5, ariko bahereye ku bwami bwe. Babyumvise? Bw'izahabu burya bwari ubwe, bukazavaho agasemurwa n'umuhungu we ubw'umuringa. Babyumvise? Aho duse n'abahagorora gake, yego, tutavangira abantu. Ubwami umutwe w'izahabu ni ubwami bwari icyo gihe bwirwa Babuloni. Yego. Imiringa bwari ubwami bwari bugiye gukurikiraho bw'Abagiriki. Yego. Inda n'ibibero Yego. bwari ubwami bwari bugiye gukurikiraho bw'Abamedi n'Abaperesi. Ibirenge n'ibirundi by'ibyuma bivanze n'ibumba ni ubwami bw'Abaromani aribwo Yesu yavugiye. Naho ubwe bwa 5 umuvuzi nyakubahwa pastori ni ibuye rizamanuka ubwami rigasekura bwa bwami bwose. Nebukadinezari arota yabonye ibuye riva mu ijuru ngo ritarimbo intoki z'umwana w'umuntu, rigwira cya gishushanyo cyose.
ntabwo ryagwiriye ibirenge nk'uko umuntu asitara, No. ryagwiriye cyose rirakimenera cyajanga ngo rigihindura umukungu umeze nk'aho bahurira mu cyi. Hanyuma umuyaga uraza uhuha ryavu, umaze kurihuha ryabuye aho ryasigaye rirakomera Ryabuye ngo rigisekuye. riraguye ngo rirakuze riragaye rikwira isi. Nibwo bwami bwa Kristo. ryomokanya ubugira iki rikwira Roma, rikwira Nibyo ibi rero. Amerika, nibyo Naza rero aje gusiyeja, aje gushyira intebe yabwo hehe Yerusalemu, azaba aje kubutegekera no kuganza nk'uko Daniyeli yasobanurira umwami aramubwira ati iryo buye aho rizazira ni ubwami bwa Kristo Mesiya kandi butazimurwa. Imana ishimwe. Pastor muramfasha wenda tuba tugiye ku cya kane. yego mbere yuko tukijyaho muransobanurira ubwo bwami bwa Kristo Yesu azaza kwima nyine hano ku isi. Ni ibintu bizaba ntabwo ari mu buryo bw'umwuka nyine ko kazaza yo abo mwami w'isi Ntabwo ari uburyo bw'umwuka rwose. Ubona tumusenga tukamwita umwami w'abami, umutware utwara abatware, wabyumvise. Azahaba rwose ari ubwami buriho bufatika buriho. reka yumve nagusomera ibyanditswe byera byabivuze ibyahishuwe 19 ku murongo wa 11 haravuga ngo mbona ijuru rikinguye kandi ngiye kubona mbona ifarashi y'umweru uhetswe nayo yikuwo kwizerwa kandi uw'ukuri niwe uca imanza zitabera akarwana intambara zikwiriye. Amaso ye ni ibirimi by'umuriro no ku mutwe we afite ibisingo byinshi kandi afite izina ryanditswe ritazwi n'umuntu wese keretse we wenyine. Yambaye imyenda yinitswe mu maraso kandi yitwa Jambo ry'Imana. Ingabo zo mu ijuru ziramukurikira, babera be yazamuye ingabo zihetswe ziramukurikira zihetswe n'amafarashi y'imyeru, zambaye imyenda y'ibitare myiza yera kandi itanduye. Mu kanwa ke havamwo inkota ityaye kugira ngo ayikubite amahanga. Azayaragiza inkoni y'icyuma yengesha ibirenge bye mu muvure w'inkazi y'umujinya w'Imana ishobora byose. N'uwagarukiraho uku kuba afite inkoni y'icyuma bishaka kuvuga yuko ubwami bwe bw'imyaka 1000 tuvuga hepfo umwigisha akomezaho ntabwo buzaba bugizwe na demokarasi, buzaba ari ubwami bw'igitugu. Yesu azategekesha igitugu ku isi yose, nicyo gituma abami bo mu isi yose bazaba bameze nk'abakadogo bamupfukamira. Ariko icyo gitugu ntukigereranye n'ibitugu by'abami bo mu isi ba none. Ni igitugu kizaba kigamije ineza ya bose. Niho rubanda rwose ruziruhutsa ruti aho iyi saha izaba igeze yari ikwiriye umwami umeze nk'uyu nguyu, kugira ngo akore icyo bita isaranganyamutungo, he kugira abarajya bamena ibiryo abandi baburaye. Komeza. mbere yuko akomeza gatoya muri ubwo bwami mu kwima ingoma kwa Kirisito, ese hari abantu bazaba bagifite amahirwe yuko bashobora gukora ibyiza ku buryo bakizwa se? Yego. Ntabwo mbi ngasobanura ko ngaho ubundi kuza kwe kuzaba kurangije ibyo gukizwa. Neka ngo aho byanditse mu Heburayo 9:28 harimo ijambo rikomeye abantu batajya bamenya ahari ngo bariho agaciro karyo, ariko rikomeye. Iyo ngize neza kandi nkumva ndaryigishije, mba numva ntumye abantu bakunda agakiza no kukarinda. Umva uko havuga Heburayo 9:27 na 28. Kandi nk'uko abantu bagendeye gupfa rimwe, nyuma yaho hakaza urubanza, niko na Kristo amaze gutambwa rimwe ngo yishyireho ibyaha bya benshi, azaboneka ubwa kabiri atazwe no kwitambirira ibyaha. Yes. Ahubwo azaza ngo abonekere abamutegeza bose kubazanira iki? Agakiza. Aka gakiza ngasobanura azabazanye nimwe nakubwiye byo kongera kudufasha kwezwa, adutegura kubonana n'Imana. Noneho rero iri jambo ryitwa kwihana icyo gihe, uribuka umuririmbyi yaririmbye ngo kandi nkuvuze imbere naza azaza zikiriho, ngo abacunguwe bose bazajya gute? Bazazinezererwa. Ariko abamusuzuguye bakamubamba bazaboroga kuko bazaba bamenye ko ari Kristo w'ukuri. Nuvuga ko kuza kwa Kristo agarutse ejo bundi kubera ni umunezero, kuba azasanga biteguye. Ariko kuba musuzuguye ni urubanza. Ikindi Imana imfasha abantu bose bacyumve, n'abigisha cyane cyane abambona ngo nabi Imana ihagurukije harya muri no minsi barya mu bitondere. Hariho uwavuze umunsi umwe abwira abantu ngo Yesu naramukaje
ngo agasanga ngo nazubaye gatoya ngo nazindaye ukuntu ngo nzihangana ngo nanjye nemere ncungurwe n'ayanjye maraso ngo ariko shansi ya kabiri ntabwo izancaho, mbamenyeshe ko iryo jambo ryo gucungurwa n'amaraso yabo ntabwo ari amahirwe y'abanyamahanga, no, ni amahirwe ahabwa gusa. Oh haleluya, urakoze cyane. Ni amahirwe yahawe gusa Abisiraheli. Reka bisobanure bene Aburahamu, reka bisobanure muze binsomere Abaroma 11 umurongo 25 kugera no 8. Ese burya ni Abayuda bagicikeho wari ukiringiye atyo avana amerwe mu isaho nako yasubize mwe abanyamahanga ni murimo. Ese twanabamo byo mbere yuko ngiye gusoma uyu murongo, uyu muntu wanga kwihana kiri akavuga umujene ngo ubwo azi ko azamara imyaka 200 kuri iyi si ngo azacungurwa n'amaraso ye, ejo bundi ntitumushyingura. Suko se somera Abaroma 11 umurongo 25 ageze ku 28. Umva nawe hansomera uhere kuri 25. haravuga hati bene data, yego, kugira ngo mutabona uko mwirata ndashaka yuko mumenya iby'iri banga. Iby'iri banga buri wese abitege amatwi. Ndashaka yuko mumenya iby'iri banga. Abayisiraheli bamwe, Abayisiraheli kubwo kwinangira mu mitima yabo. Ntabwo urimo gusoma neza sinzi impamvu. Abayisiraheli banangiye imitima ariko si bose. Wumvise reka mufashe wumve bene data kugira ngo utabone uko mwirata ndashaka ko mumenye iby'iri banga, ariko murakurikiye neza. Abisiraheli bamwe banangiye imitima ariko si bose, kugeza ubwo abanyamahanga bazinjira mu itorero bakagera ku mubare ushyitse. Yego, icyo cyumvise nibwo Abisiraheli bose bazakizwa nk'uko byanditswe ngo umukiza azava i Siyoni azakura muri Yakobo kutubaha Imana. Ibyo niryo sezerano mbasezeranije ubwo nzabakuraho ibyaha. 28 wumve ku by'ubutumwa bwiza babaye abanzi b'Imana ku bwanyu, ariko ku byo gutoranywa bayifiteho igikundiro ku bw'abasekuruza. Ndashaka nk'uko mvuga akantu ku bw'ubutumwa bwiza babaye abanzi b'Imana ku bwanyu. Mumbabarire abantu bakunda kuvuga ngo nituvuga ikinyarwanda ngo aricyo tuzatuvuga gusa, ariko mba numva umwuka mbwiye ngo hari umuntu utabyumvise neza. Nimubona nkoresha urundi rurimi mujye menya ko umwuka mbwiye ngo hari umuntu utabyumvise neza, arabyumva ari kuvuga igifaransa. À cause de l'évangélisation, yego, ils sont devenus les ennemis à cause de l'église. Ngo buriya bahindutse abanzi b'Imana kugira ngo abanyamahanga tubanze tugere ku marushyitsi. Nsobanura umarushyitsi nawe rero hatagira ugira ngo ni umubare runaka byo bita chiffre correct. Ntabwo ari umubare runaka Yesu afite yateganyije utazarenga. Icyo ntojya cyumva ni naho buriya ba bene wacu bamwe ntavuze bakura 144. Wabyumvise? Agahumbi n'inzovu enye n'ibihumbi 4 nuko bivuga mu mvugo ya Bibiliya. Agahumbi n'inzovu enye n'ibihumbi 4 144,000. Buriya ariko tuzakiga ko umunsi twavuze ibya Isiraheli ubundi 144 ni 12 exposant 12. Wabyumvise? Ushyize mu biro usanzwe abizi imbere muzi ko n'ubundi multiplié par et exposant bitandukanye. Bwikube no gukuba biratandukanye. Noneho 12 hari ibisekuruza 12. Yego byikuba n'imiryango 10 n'ingahe n'ibya Bisiraheli. Hakaboneka abantu batagawa kuko bagiye iribuye abandi basitayeho ritararyaza. Turabyemeranyaho. Yesu yavutse hariho Abisiraheli bagiye. Abo rero ntibashobora gucirwa urubanza rw'uko banze kwizera Yesu kandi yarataraza. bagiye he bapfuye Bapfuye. bazajya mu ijuru. Niba babavuzwa hano niba babavuzwa hano ngo aba ni umuryango w'Imana ntawo bavugaho. Urabyumvise?
noneho rero ugasanga abantu baravuze ngo 144 bizajya mu ijuru ngo byarabonetse ngo nta cyongerwaho ngo abandi mwese mushakira ahantu mwaba nk'Inyarutarama wapi donc ni imiryango 12 gukuba 12 générations wabyumvise ngo n'exposa abo bakaba baragiye buye risitaza rutare rugusha ataraza urumva ntibazira ikizamini cyakozwe batariga murabyumvise mwasatse amatwi ntabwo bashobora kuzira ibyo babaye bataraza kuko uyu nguyu Yesaya ahubwo yari yamuhanuye umva ukuntu yamuvuzeho yaravuze ngo ndashyira muri Siyoni ibuye rishya ryatoranijwe kandi ryageragejwe yego ayo magambo yagaruka muri Petero uryizera ntazakorwa n'isoni ariko utaryizera we wabyumvise rizamukomeretsa rizamuvuna rimuseka wenda reka aho makuye ikibazo abandi bantu batari abisiraheli bapfuye mbere y'uko Yesu aza iherezo ryabo ryo bo rizabiriye bazazukira urubanza bazira iki kandi Yesu yari ataraza aya mahirwe n'ayabisahiri gusa wumvise noneho wibuke kandi ko hariho undi muzuko uzabaho ubeje ubundi muzuko uzabaho n'uwo abanyamahanga gusa n'uwo bera bapfuye bakijijwe yego yabisobanuye kandi nsoma ijambo ry'Imana ariko hazabaho ukundi gupfa abantu bazize iki bazize ko bizeye Kristo kandi bakamwizera atagicungura bamwe bazacungurwa n'amaraso yabo wabyumvise muri wa maboro mwumvise umwe uzakomera wa maboro navuze kuri sepe ku ntambwe ya kangahe ku ya kabiri kujya mu burugeza ahantu uzawupfiramo niyo mpamvu hepfo ya magambo twasomye mu byahishwe 13 na 13 hari haje ijambo rivuga ngo nuko cya cyoka kibonye ko kijwe mu isi gihe gwa umugore ahabwa amababa abiri arahungishwa ngo ariko hepfo arantse ngo gikomeza guhigaho mu rubyaro rw'ubaha Imana kandi bafite guhamya kwa Yesu kugira ngo n'abantu basubize amerwe mu isaho yego batazajya birya icyara ngo bari bataramenya Yesu ngo ubutumwa bwari butaragera iwabo dore uko Pawulo abisubiza mu rwandiko yandikiye Abaroma igice cya 2 umurongo wa 12 yego abakoze ibyaha bose batazi amategeko bazarimbuka badahowe amategeko ariko bazagira gute bazarimbuka barimbuwe nuko bakoze iki ibyaha bazarimbuka badahowe amategeko kandi abakoze ibyaha bose bazi amategeko bazacirwaho iteka ry'amategeko kuko abumva gusa amategeko atari bo bakiranuka ku Mana ahubwo abayumvira nibo bazatsindishirizwa nayo abapagani badafite amategeko y'Imana iyo bakoze iby'amategeko ku bwabo baba bihindukiye amategeko nubwo batayafite bakagaragaza yuko umurimo utegetswe n'amategeko wanditswe mu mitima yabo ugahamywa n'imitima ihana kubabwiriza igafatanya n'ibitekerezo byabo kubarega cyangwa se kubaregura ngo kandi nabyo ku 16 wumve kandi ibyo ni nabyo Imana izatangaho umugabo ku munsi izacira abari mu isi w'iteka muri Yesu Kristo ku byanditswe byabo ku byahishwe byabo nguko ubutumwa bwiza nahawe buri ibi birabisubiza umuntu wese utari umwisiraheli nicyo warubajije urankurikiye umuntu wese utari umwisiraheli azacirwaho iteka ry'iki ry'amategeko n'umutima uhana ibyo ntibinavuga ko bene Aburahamu abisiraheli bose bapfuye mbere yo kuza kwa Yesu ko bose bagiye mu ijuru Imana yahoraga ibaniga se mutumva ibahoye gusenga ibigirwamana no kwanga Imana ndetse no gukora n'ibindi byangwa n'Imana hariho uriya mubare nyine uregisipoza bavuze ni wo wonyine ibyo ni ibanga ry'Imana ntitujya kwinjira mu mabanga yayo kwaba ari ugushira isoni ariko Bibiliya yo iduha ukuri kose gusesuye banyamahanga rero batavuga kwa Aburahamu ni mureke dukora ibintu byacu tugifite akagahenge nibwo tuzakiza noneho rero muri wa munsi w'iteka tugeze ku kintu cya 4 ntatindaho itsembwa ry'inyamaswa n'umuhanuzi w'ibinyoma n'ingabo zose mu gihe abandi bo mu isi bose n'ingabo zabo bazibeshya babonye Yesu akajya ngo twahasomye mu byahishwe ariko noneho mu Tesalonike ho umva ikintu bahavugaho gihuye n'iki ngiki ba 2 igice cya 2
umurongo wa 5, ntimwibuka yuko nababwiye ibyo nkiri kumwe namwe, kandi none muzi yuko ikimubuza ari ukugira ngo azahishurwe mu gihe cye, kuko amayoberane y'ubugome n'ubu atangiye gukora, ariko ntazahishurwa keretse uyabuze ubu akuweho, nibwo wa mugome azahishurwa. Wumva aho hantu, uwo umwami Yesu, ngo ku murongo wa 8 bambe wa kari nibwo umugome azahishurwa, yewe 8, nibwo wa mugome azahishurwa, ubwo umwami Yesu azicisha umwuka uva mu kanwa ke akamutsembesha kuboneka ko kuza kwe. Wumvisemo iki n'iki? Kumwica no kumutsemba. Urabyumva ute rero? Ibi bintu byitwa kumwicisha umwuka wo mu kanwa ke akamutsembesha kuboneka ko kuza kwe. Ubundi buriya umwuka wo mu kanwa ka Yesu niwo witwa parole, niwo jambo. Yesu ijambo ry'igihe ryavugiwe n'ubu rivugwa, yego burya hari icyo bitwara uyu mugome Satani. Twabyumvise, ariko azamutsembesha iki? Kuboneka ko kuza kwe. Dufate icya 5 twihute, urubanza rw'amahanga yose. Urabizi ko nitugera muri Yerusalemu biravuga ngo unesha zicara nanjye, tuzicara ku ntebe duca imiryango ingahe? 12 y'Abisiraheli imanza. Aha tumenyesha abaduteze amatwi ko gucira imiryango y'Abisiraheli imanza, ababaye mu manza, nge sindabura nta ndandaga cyangwa ntandega, ariko ababaye mu manza mutajya muri kwa kundi urega haguruka, uregwa agahaguruka, abashinja bagashinja, abashinjura bagashinjura. Tugiye mu mwiherero tuje gutangazwa bigenze, wapi, ntabwo ari byo ngibyo. Abadusaba twabyumve ngo iri jambo gucira Abisiraheli imanza bisobanura kuvuga ngo bakibona twicaye mu ntebe zaho bagomba kuba bicaye, Yego. so hakondane deja kwikasa ubwo. Kwibaza ngo bariya abantu bari mu ntebe twari kuba twicaye iruhande rwa Yesu ni bande? Icya kabiri, bahicajwe n'iki? Yego. Bahicajwe n'uko bamwemeye bakamwizera. Buri jambo kwizera Yesu, kumwemera ubwabyo ni ijambo rikomeye, ntaramenya icyo abantu barigereranya, kuko turimo turemera uw'iwabo banze. Yego, Abisiraheli. Twemeye uw'iwabo banze. Niyo mpamvu tugereranywa ngo n'iki? N'ishami ry'umunzinzi ryaciwe mu butayu rizanwa n'umuyaga. Ntabwo ari umuntu urizanye, hashwe, ryazanywe n'umuyaga, riterwa ingurukizo n'icyo bisobanura buryo, ryazanywe n'umuyaga maze riterwaho ishami rya Elayo rihwanyuwe, kandi aho ritewe ryonka amakakama, rinyunyuza amakakama ya Elayo, rihita rigira ubuzima bwa Elayo. Imana nishimwe. Niyo mpamvu Pawulo abwira Abaroma hariya nasomye mu kanya, aravuga ati banyamahanga mujye mwitonda, mumenye ko aho hantu mwatewe hari ishami rya kavukire ryahahwanyuwe. Nimutitonda ngo mukomeze kugira neza kw'Imana, mushobora no kujya guhwanyurwa. Urumva? Ngo guhanyurwa kwanyu ubwo kuzaba kunini. Kuzaba kunini. Kandi ko amashami ya kavukire ngo ntagizabarira mwebwe mwateweho mwometswe. Kandi ko umuntu abyumva neza, branche naturelle, urumva rimezemo nyine, ryo rimezemo, ryari rivanze ubuzima n'igiti. Tanzika iri ngiri riteweho ryo natashi. Abana Igifaransa banjye nukomeka bakoze amakosa narababyaye, yego, ndabirukana mu nzana mwebwe mwarurerewemo, mwe nimukora nk'ibyo bakoze, kwirukanwa kwanyu kuzuruha, kuzana bakobeho. ufite buriya turi abana b'Imana ariko adoptif, oui. Wabyumvise? Noneho urubanza rw'Abisiraheli ni ukumva les adoptifs, Yesu wenda afashijwe, les adoptifs bagira ijambo bakagira n'intebe iwabo za cyami bitwa za cyami iwabo, aribo bagombaga kuba bahiye. nanzamura icya 6. Uracyumvise? Ubona ko icya 6 kivugaho hari ikintu uvuze mu kanya cyiza, yego nshuti yanjye, ubwo bagira ngo nibyo turi gukura mu mutwe, tukivuyeho rwose, uburyo Yesu azicisha abanzi be umwuka uva mu kanwa. Yego. Hano ku murongo wa 19
w'igice cya 19 cy'ibyahishuwe ngo nuko mbona ya nyamaswa n'abami bo mu isi n'ingabo zabo bakoraniye kurwanya uhetswe na ya farashi n'ingabo ze. Iyo nyamaswa ifatwa mpiri na wa muhanuzi w'ibinyoma wakoraga ibimenyetso imbere yayo, akabiyobesha abashyizweho ikimenyetso cya ya nyamaswa n'abaramya igishushanyo cyayo, nawe afatanwa nabo, bombi bajugunwa mu nyanja yaka umuriro n'amazuku ari bazima. Abasigaye bicishwa umwuka uvuye mu kanwa kuhetswe na ya farashi. Wabyumvise ejo we n'abadukurikiye mu matwi murabyumva. Bicishwa umwuka uvuye mu kanwa kuhetswe na ya farashi. Bivuga ngo itorero ntirizasubira mu mirwano. Izo twarwanye n'izo turwana ubu zirahagije. Nyuma yaho tuzaba turi abamikazi, umwami adukingiye ikibango tutongera kugira aho duhurira n'urusaku rw'amasasu. Umwuka uva mu kanwa ke uzaba uhagije gukemura ibibazo no gukubita abaginga. Noneho umva kandi nshaka kubabwira ngo nuzakanga kaduhita dukomeza. Buriya Yesu Kristo kuva yatuzamura, abantu bankurikiye batinyuma twahantu, kuva yatuzamura murebe ya myaka, murebe kwa kumanuka no gushyira ingoma hariya hantu. Wabyumvise? Ndagira ngo mbwira duteze amatwi ko isi yose izaba itari yamenya aho abazamuwe bari. Amen rwose. Imana irakoze ku kanya gukiza. Irakoze ku kanya gukiza. Kuva twazamurwa twavinaha ku isi ku mpande ejo bundi, tukamarana nawe hahantu ya myaka 7, tukazamanukana nawe hahandi. Abajyanwa bazaba batari bamenya icyo bita mu Gifaransa trace, mu Kinyarwanda ni nkora. Bazaba batari bamenya aho twagiye. Abantu batuvuyemo muri iyi sama miliyoni n'amamiliyoni bagiye. Abamotari ntibahambwe, babuze abagenzi. Abagenzi babura abamotari. Pilote yabuze abagenzi, abagenzi babura pilote. Babyumvise? Muri konti kwa Dovante umukiriya yaraguze, bagiye kumugara baramubura. Umugore uhetse umwana aramura kandi yagiye kumukingiza mufite. Iyo dispari ako tuzagakora turi kuvuga izamurwa ry'itorero neza twabyinjiyemo. Dushaka tuzavya kukunyiriza mu itorero. Noneho amareta rero azasobanukirwa nyuma ko aho hantu Kristo yashyize ubwami ari kumwe n'abantu bamaze imyaka ingana gutya barabuze. Babyumvise? Ha hantu Kristo yashyize iki ubwami bwe muri Yerusalemu. Amakuru dufite dushingiye ku buhanuzi ari hamwe ba bantu babuze bari hamwe na Yesu. Musomera 12:14 y'ibyahishuwe. Yego. 12:14 uri mu byaho ngaho. 12:14 haravuga ngo bazarwanya umwana w'intama, ariko umwana w'intama azabanesha, kuko ari we mutware utwara abatware, kaba umwami w'abami, kandi abari kumwe nawe bahamagawe, bakiranutse, batoranyijwe, bagakiranutse, nabo bazayinesha. Amen. Urumva? Bazagwa umwana w'intama ariko abari hamwe nawe, babihamagariwe, babitoranijwe, bakiranutse nabo bazayinesha. Icya gatandatu rero, ubwami bwa Kristo bw'imyaka 1000 noneho bw'imerero sasa. Yes. Amaze kunesha bwime pe. Nta nicyo mvugaho. Tuba turimo turabamira abatambyi. Ni mwisi. Hariya. Hanyuma 7. Ariko pastor ni imyaka 1000. Ubwo ugiye kwibara, ugiye gukora rya kosa twababujije. Ugiye gukora rya kosa twababujije. Nababwiye ko mudagomba kubarira ibintu by'Imana nkuko tubara ubu. Abyumvise? Kandi mumenye ko nubwo tuba tubyigisha ibyahishuwe, ariko bitubuza kugereranya ibintu by'Imana n'ibyo tuzi. Kubera iki? Mwibuke ko ibyo tuzabonera mu ijuru n'iby'amaso atabonye, n'iby'ugutwi kutumvise, n'iby'umutima utatekereje, nta n'akanwa karabivuga. Rick Warren mu gitabo cye cy'ubuzima bufite intego bamubajije icyo kibazo ngo abasobanurire ku bwiza bw'ijuru. Yego. Acurika umutwe, yubura amaso ahawe n'umwuka wera ijambo, aravuga ngo umuntu wasobanurira abandi ubwiza bw'ahazaza, ngo habonetse umutoza mu isi watozwe agasimba kitwa urushishi gukora interineti, bakabona urushishi rugiye rurayikiritse rweretse amahanga yose ibintu, ngo uwo mutoza wawe watoje urwo rushishi ngo niwe washobora kubwira abantu agace gato ku ijuru.
donc kirazira ntibinemewe kuko urumva n'ubu njya numva hari abantu babaza ngo ariko ko muzi ko yavuze ngo uzanisha azica iburyo bwanjye ubu tuzicara iburyo bwo gutya twese kandi twese dushaka kumwakira bambe kumwegera babijyana rero mu mubiri ntibagakora iryo kosa na gatoya. Tujye ku cya karindwi, ibohorwa rya Satani kongera gushaka kurwanya Yesu n'abera be n'urubanza rwe. Twabyumvise somera aho hantu ibyahishuwe 20 ibice 20 karindwi kujya ku 10 ku murongo wa 7 haravuga ngo iyo myaka 1000 nishira Satani azabohorwa ava aho yari abohewe azasohoka ajye kuyobya amahanga yo mu mfuruka enye z'isi Gogi na Magogi kugira ngo abakoranyirize intambara ikomeye yo ku munsi w'Imana. Nishobora kurikira aho ngaho aho birahagije ufata ijambo usobanura kuri Gogi na Magogi. Gogi na Magogi ni intambara izabaho, ntabwo tuyivuga none ngo tuyirangize ko twari kuyivugira muri Harimagedoni, bifitanye isano. Noneho rero ingabo z'Uburusiya, murabizi ko Uburusiya bwigeze bugira empire yitwa Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyeti, noneho biza gusenyuka nabwo bivuye mu buhanuzi, ariko ntiburatakaza imbaraga zabwo. Birazwi neza yuko mu bantu bibitseho ibisasu bya kirimbuzi, biriya bintu bibitseho na biriya abanyamerika babitse n'abafaransa n'abayapani n'abisiraheli na Korea y'Amajyaruguru n'abandi, byanditse mu byahishuwe. Nta mwanya tuba dufite wo kuvugira ibintu by'Imana byose icyarimwe. Nibyo bazakoraho bagira ngo barwanye Yesu, kandi ahantu bizashwambukira ubwo Loni yananiwe kubishwambura, Yesu azabishwambura. Ibyo byanditswe muri Yesaya igice cya 2 guhera ku murongo wa 2. Ni Yesu wenyine uzakuraho intwaro za kirimbuzi. Noneho rero Gogi na Magogi tutiriwe tubitindaho, ni ingabo z'Abarusiya n'umwami wabo n'abandi bambari babo bazaba bikoranyirije hamwe kurwanya Isirayeli no kurwanya abera bisumba byose, bagire ngo na Yesu baraza kumunesha. Urabona niba havuga gutya ngo Satani azabohorwa, yego, maze akoraniriza intambara Gogi na Magogi. Ikintu cyose uzabona gihagurutse ari umwuka mubi, ni Satani ugihagurukije yagipange aho yicariye pfiriya. Wabyumvise? N'ubundi azajya cya apange akantu hagategure maze bahaguruke. Wabyumvise? Iyo rero nyine Kristo nawe kanazayinesha. Hanyuma tujye ku cya 8, umuzuko wa 2. Sobanurira bera ko badusaba amatwi ko impamvu byitwa umuzuko wa 2 ni uko uwa mbere wo uzaba ejo bundi ku mpanda, kandi n'uwabera n'uw'Abakristo gusa basinzire bizera. Uwo nawe Pawulo yavuze, wabyumvise, avuga ngo nuko rero ngo bene data ngo abazasanga bakiriho, urumva neza, ngo cyangwa barasinziriye. Burya nawe yishyiragamo ko azabariho, ariko uzi ko yagiye yatashye nyine yarangije urugendo. Abo bera bose basinzire bizera bo kuva ku gihe cya Kristo kugeza ubu nibo muzuko wa mbere. Umuzuko wa 2 rero ni urubanza mu by'ukuri, uzazura bose kugira ngo bajye mu rubanza. Aha rero niho Pawulo abwira Abaroma, uru rubanza ruzabera mu isi nyine Yesu niho ruzabera. Batazitiranya urubanza rw'Abisiraheli n'urwabo. Rya jambo twise tuzacira imanza imiryango n'ubire Isiraheli nabisobanuye ko atari kurega, kwiregura, kuvumwunganizi n'ibindi, oya, ahubwo kubona turi aho bagomba kuba bari. Aha, ibi rero byo ni umuzuko w'abanyabyaha bose, ntawe uzasigara mu butaka, bose bazukiye gucirwaho iteka gusa, gucirwa urubanza. Abaroma Pawulo abandikira mu gice cya 8 umurongo wa 1 yaravuze ngo nuko rero noneho abari muri Kristo Yesu nta teka tuzacirwaho. Imana nishimwe cyane. Buri gihe muranibaza ngo ariko abantu bari muri Kristo Yesu aka kantu barakumva. Ijambo rya mbere, twe nta rubanza tuzabamo. Haleluya, haleluya, twe nta rubanza tuzabamo. Nicyo gituma urwa mbere rw'Abakorinto 11 rutubwira 30 twe niri kwicira urubanza tukiri bazima, tuzaba dukemuye ikibazo cy'izindi manza zose bene Adamu bazahura nazo. Nsomera uwo murongo wumve, uri mu Bakorinto ba 2:11, mu wumva uwo murongo ukuntu uryoshye. 11, yego, Abakorinto 11.
ni ya mirongo dukunda gukoresha turi ku igaburo ryera rwose. Yego. 11. Nsomera 31 ariko twakwisuzuma. Ariko twakwisuzuma twagibwaho n'urubanza. 32 twagibwaho n'urubanza. Nyamara iyo duciriye urubanza n'umwami wacu duhanirwa nawe kugira ngo tutazacirwaho iteka kimwe n'ab'isi. Donc kariya kantu mwumva kitwa romoro tutunyafa dukubi twa tunyafu twa Kristo adutsibura we iryo jambo wavuze siniryemera. Bijya ngo ni ukugira ngo aturinde kuzahagarara mu rubanza ziriya manza ziri imbere. Imana arishimwe cyane. Iki kintu mwumva kitwa gucirwa urubanza burya n'ubuzima bw'umukristo. Ufite umukristo muzima kimwe mu bimuranga ni ugucirwa urubanza. Ntabashe kurarana icyaha ngo akirengeho akigishirizeho. Umuririmbyi akirepetereho akiririmbireho. Umunyamasengesho agira ate agisengereho. Umushumba akimanyureho umutsima atange igaburo ryera. Uwo muntu muzamenye ko yarangije. Umuntu ubasha gukorera hejuru y'icyaha akagihanuriraho akagisengana biba byararangiye. Akakiriraho amaturo y'abera bayatanze bakiranuka. Ibyo bintu burya ni bibi cyane. Yesu rero hano haravuze ngo aduhanira kugira ngo tutazacirwaho iteka hamwe n'ab'isi. Muri make urubanza itorero ntirureba. Twihute ngere ku cya 10 bambe ku cya 9 ikurwaho ry'ijuru risya bambe ry'ijuru n'isi bya none. Ku cya 9 rero ku ngingo ya 9 iri mu munsi w'Uwiteka haravuga ngo ikurwaho ry'ijuru n'isi bya none bigatsembwa n'umuriro. Yego. Icyo ntabwo abantu bajyaga bacyumva n'abanacyumva ntimumva icyo ari cyo. Ariko mu by'ukuri bavuze ngo ijuru n'isi bizatsembwaho ahabyo he kuba hakibukwa. Iyo ureba iyi twicayeho ahangaha izarangira byose birangire n'ijuru ubwaryo rikurweho ibyo abantu bita ko bareba. Isanzure ni isanzure. Icyo mu Gifaransa atmosphère. Erega n'ubu usanga n'abagenda ikirere dukoresha indege ntabwo hejuru hamureba ariho mureba hagarukiye. Hejuru yaho hari ibindi bintu byinshi urumva. None rero ibi byose bizakurwaho twabyumvise bizakurirwaho kugira ngo aho Imana iri ubu ngubu abantu abariho babana nayo. Haleluya. Amen. Wabyumvise? Mbisobanure muri Yesaya 57. Yesaya 57 umurongo wa 15. Umva ukuntu havuga haravuga ngo nimwumva uko iyo iri hejuru cyane hejuru gute cyane hejuru cyane. Ubwo urumva iyo cyane ifite ikisobanura ituye ahahoraho niho honyine hahoraho naho ibintu byo bizarangira. Nimwumva uko ivuga izina ryayo ni uwera ikavuga iti aho ntuye ni hejuru cyane kandi harera mbana n'ufite umutima umenetse. Donc hejuru cyane. Ese pastor uretse gatukumbaza mbanza nkubwira akantu. Indirimbo kandi ko mbizi kuyikunda n'abadukurikiye bayikunda. Murenzi wemenyesha igihe iwacu se ni muhero. Nagira ngo mukaririmbe mwenyine ubwanyu. Imuhero ubwaryo jambo. Iyo jambo muhero mwumva ari iki? Imuhero. Ariko uzi ko hari imvugo itagikoreshwa n'ahanga muntu yo mwese. Hari abantu bagikumva baravuga ngo ni muhero. Hari agasozi kari hejuru ya Bugarama. Hejuru za Mibirizi. Hejuru cyane. Mujya mukita imuhero? Nta muhero tugira hano. Mwisi nta hantu hitwa imuhero habaho. Faro kubiririmba dusirimba hiwacu se. Iyo jambo imuhero risobanuye ko iwabo wabera. Haleluya. Na haleluya na hadafite hirya yaho. Mana ishimwe cyane. Na hadafite hirya yaho. Nta muntu waharasa nta gitero kihataka nta misire yagerayo iwabo w'Imana. Iwabo w'Imana niba birabazaba kugira ngo tuhabane n'Imana. Urumva ko Imana yabipanze izabanze tsembeho isi
nicyo twitaga ijuru byose, bibutse ko ibyo bintu bizatsembaho. Iryo juru tuvuze harimo n'aya mibumbe uko ari ingahe? Uko ari 9. mu mibumbi 9 Nyibuke kandi ko n'uyu parimire neuf planete mu bihumbi 9 n'uyu urimo. muri Petero ngo umwami Imana ntitinze isezerano ryayo nk'uko bamwe batekereza ko ritinza, Yego. ahubwo itwihanganirira ashaka ko hagira n'umwe urimbuka, ahubwo ishaka ko bose bakizwa bakamenya ukuri. Ariko nubwo bimeze bityo, umunsi w'umwami wacu uzaza nk'uko umujura aza, ubwo ijuru sanzure Yego. rizavaho, hakaba n'umuriro ukomeye, maze iby'ishingiro ibi byose biremeshwa bikayengeshwa no gushya cyane, isi n'imirimo iyirimo bigashirira. Bizashira. Hanyuma rero nsoreze ku ngingo ya 10 igize umunsi w'Uwiteka. Iremwa ry'ijuru rishya n'isi nshya, abera bakabana n'Imana, nibyo navuga nyine by'itekano iteka ryose. Ngarutse kuri aka kantu, sibyo ko tuzakwigisha ukundi kuntu, kandi tuza nabwo gusukura. Twatanze amasezerano menshi y'inyigisho kuba twumva mu dasa matwi, ariko tuzayasohoza ntago kireka dutashye nyine. Ariko umwenda nk'uyu nguyu ntago arimo. Hari Magedoni ni isezerano mwatanga. Aka kantu tuvuze aha, iremwa ry'ijuru rishya n'isi nshya, abera bakabonamo n'Imana mu buzima bw'iteka ryose, aricyo mwumva cyitwa eternite. Ubundi ijambo iteka, iryo jambo iteka rivugitse gutyo muri Bibiliya rivugwamo risobanura ibintu bibiri. Hari iteka rya eternite n'iteka ribyara amateka bya jijuma, bisobanura jijuma. Abajya bandenganya ngo mbanze nyine izindi ndimi, nyamara ubu hari umuntu byumvise ari uko nsobanura ibi bintu neza. Hariho iteka rya eternite, sibyo aribyo itanu mu Cyongereza, hakaba n'iteka rya judge, ryo kujajinga, wabyumvise, rya jijuma. Aha nsobanurira abantu ko iri teka rivuzwa aha ngaha ni iteka ry'ubuzima, kubana n'Imana iteka ryose. Aha rero niho nsoreje, Imana izaba igarutse nk'uko yahoze, nta kirarema. Dusubiye mu iteka n'iteka ryose. Yega igihe cyabayeho yiriho, mbere y'uko ibaho ibihe bibaho yo yari iriho. Rero twazengurutse iyo rotasiyo yose, tugiye kubanaho nayo nk'uko yariho. Imana ibaho mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Bakunzi b'iyobokamana TV hamwe na Evangelize Le Monde TV, mwabyumvishe, iyi ni inyigisho ikomeye. Aba bashumba badusizemo amadeni atandukanye, aho bavuze yuko bazaza batubwira noneho kuri Isiraheli. Isiraheli ni ikintu gikomeye, ni ahantu habitse amateka. Hari umuntu wa ejo wari wanyandikiye ndetse mubwira yuko ndibuze kubibasaba wenda, ariko nzabibasaba mu kiganiro, ngira ngo mw'icyo cya Isiraheli bashobora kuzabivuga. Ni umuntu wifuzaga yuko muzamukorera ikiganiro kijyanye n'icyo urugendo rw'Abisiraheli mu isezerano rya kera rwasuraga mu isezerano rishya. Ntekereza ko bishobora kuzagira aho bihurira n'ibi ngibi bya Isiraheli. Noneho intambara ya Harimagedoni n'ibindi bitandukanye byinshi bazajya bagenda babidusobanurira. Icyo navuga no kuvuga ngo Imana ibahereza umugisha cyane, ariko nk'umwanzuro nyine pasiteri yaradusengera akora n'umwanzuro kugira ngo harya ubu mukuru muri mwe n'indi harya niba udukorera umwanzuro w'iki kiganiro. Murakoze cyane bavandimwe bene data, dusangira urugendo rujya mu ijuru, rutwerekeza mu iteka ryose tuzabanamo n'Imana. Kuba mushoboye gukurikira kino kiganiro, kandi ibi byose Imana niyo yabishyizeho, byari byarahanuwe n'abahanuzi ko ubutumwa bwiza buzabwirwa amahanga yose. Abatashoboye kugera mu nsengero n'abari mu bihugu bitabamo insengero, ariko bajya ku ikoranabuhanga bagahura n'ijambo ry'Imana. Ndifuriza buri mukristo wese ku isi kuba mwene data, tukicara turi abantu bamwe bategereje ibintu bimwe, nubwo mubona hari abari kugira ubukristo bwacuye, abo ntibabakange, abahanura b'inyoma, abasahuzi, ibisambo, abashakira indamu mu nzu y'Imana badafite agakiza, ntibabakange. Nyiri itorero arahari kandi agiye kuza kuritwara. Turagira ngo tubashimire, dushimire iyobokamana n'abakozi baryo nyine Imana yahamagaye nabo, kandi uyu murimo mwa bantu b'iyobokamana mwe b'abanyamakuru mujye mumenya namwe ko ari umurimo wahuza na Kirisitu, kubera yuko mutuma ijambo rye rigera ku isi yose. Evangelize Le Monde, imvugo niyo ngiro. Ndashima Imana, nshimiye mwene data Pastor Zigirinshuti Michel
ubundi turanakunda no mu buzima busanzwe bw'umurimo w'Imana kuko Imana yaraduhuje. Ubwo rero mu by'ukuri dufitanye amateka menshi. Iyo avuze ubukene bwe nkavuga ubwanjye, ukuntu twakubititse, uko twagiye twambara agapantaro kamwe umuntu akakambara imyaka 3, ko umuntu yagiye arya biruhije, none ubu tukaba dusigaye turya tugasigaza, ubu umuntu akaba asigaye aryama kuri matora akaryama mu nzu itava. Numva rero Imana yaratugize abantu bamwe. Imana iguha umugisha Pastor Michel, nishimye ku bwanyu no ku bw'aba bene data bose turi kumwe no kuri bariya bose batwumva batureba. Reka dusenga Imana kugira ngo umwuka wera agire icyo akora ku mitima y'abakurikiye kino kiganiro bose. Amen. Uwiteka Mana yaturemye, Data wa twese mwiza uhoraho, turagushimira kuko uri Imana yo kwizerwa no kwiringirwa n'amahanga yose. Ni wowe watangije ibingibi byose tureba n'ibyo twumva. Ni wowe kandi Mwami waduteguriye ubugingo buhoraho. Ubu turaha turahandi turabyizera neza, ntabwo ari ubuyobe, so ukwibeshya. Twafatanya ikinyoma n'Abanyamerika n'abo muri Aziya n'abo muri Australia n'Abanyaburaya n'Abanyafurika, twese ngo tuyobere icyarimwe, n'abadogiteri bacu n'abalisansiye bacu n'abantu batize n'abize. Oya, ntabwo twibeshye. Umwuka wera hamanya n'umwuka wacu yuko turi abana b'Imana. Turagushima rero byose witeguye gukora ku bahungu bawe n'abakobwa bawe bari muri iyi si bategereje guhindukira kwa Yesu, uwo wadutumyeho kuducungura, tukazabana muri ubwo butatu bwanyu bwera mu gihe azahishurwa. Umugisha bumvise ijambo ryawe, abakurikiye ikiganiro n'ibindi byose bizakomeza gutangwa, abigisha bene wacu bari hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye, turabasengeye ngo barinde kubikora Mwami nk'abarangiza umugenzo, babikore nk'abazahagarara imbere y'Imana bagororerwa nayo. Twizeye kufa abapasitoro, abavuga butumwa, ababunyuza mu ndirimbo, ababunyuza mu buhanuzi n'ibindi byose Mwami bikwamamaza. Turagusabye kugira ngo utange ubwenge n'imbaraga z'umwuka wera zituma ibintu bitivangavanga. Mbyambaje ntyo niringira yuko tubibwiye Imana ifite amatwi yumva, kandi kugiye gukora byose mu izina ryiza rya Yesu umucunguzi wacu. Amen. Yes, tugana ku musozo. Hari abantu bashobora gushaka kubavugisha mu buryo butandukanye, babagisha inama kuri iyi ngiyi mwavuze. Mwatanga nimero ya za telefone mukoresha kugira ngo babe bavugisha, kuko nimero z'abakozi b'Imana nzi ko zitaba ziri private. Iya Pastor Nzawe N'impakanizius ni 0783 ishoreranye 59438. Subiye muri mwe 0788559438. Ku bari mu bindi bihugu utangiza akamenyetso ko guteranya na 25 ukabona gushyiraho izo nomero. Murakoze, turi abanyu. Umwanya Imana ikiduhagaritse, twiteguye kwakira buri wese wagira icyo asobanuza kugira ngo tumuganirize mu izina rya Yesu. Amen. Nimero yanjye Pastor Michel Zigirinshuti ni 0788 47 0065. Nsubiremo 0788 47 0065. Nkuko nyine Pastor Kenze bivuze, hirya yaho ku banyamahanga habanza kode y'igihugu guteranya 25. Imana ibahe umugisha. Yes, reka tubashimire rero kuba mwadukurikiye mwese, ariko tunasiga tubakumbuje ikiganiro kizakurikira iki ngiki. N'ubundi aba bantu babiri bari kumwe tuzaza tuganira ku kintu mwakundaga kumbaza muri benshi, cyitwa ibyo umwenda ukingirije ahera watabutsemo kabiri, buri wese ngo abashe kwigererayo. Muzamenyeramwe ibintu byinshi, muzamenya ahera hahera nahagana hehe, hari he byagenze gute. Nicyo kizakurikira, ni ikintu nsize mbakumbuje nk'amatsiko mu kiganiro kindi. Twari kuri Baoba Hotel. Reka dushimire cyane iyi hoteli nayo iduhereza umwanya tugakora ibiganiro nk'ibi ngibi. Ni hoteli ifite ibintu byiza bitandukanye byose nk'uko muri bugende mubibona muri aya mashusho ari kubanyura imbere, amashambure, amajaride n'ibindi byose, n'amasara aberamwo ubukwe n'ibindi.